ni rimwe reka tuvuge ko Sky Tour bagaye bifatanyije nkuko nitwarirwa abasenga Timote yego shiraho rimwe ariko bishiraho kare Sky Tour oya ubwo twagiye Sky Tour bagaye hagahita hakurikiraho Inasi ya Showbiz special material inkomo mashyi y'igihugu ndi Inasi ya Showbiz nkaba inkomo mashyi y'igihugu nkaba intare y'igihugu nkaba special material nkaba youth inspiration super manager se ko kabuze super manager se ngewe ni nakurikiranye menye ko oya none se ringe reka nkubwize ukuri tuvugisha ukuri yego super manager ni grand frère sibyo ni mukuru ariko super manager ari uburyo ataka inspiringa urubyiruko nkuko narwo inspiringa ute reka tuvugisha ukuri ute buretse gatoya nk'ubu ngubu batangije nka campaign ya anti drogue na anti sida biragoranye cyane kugira ngo super manager azajye kuganiriza urubyiruko kugira ngo ajye kurubwira ngo muve muri ibi bintu urwo rubyiruko rutamuzi muri ibyo bintu biragoranye ngo hari umujama ngo witwa ngo murumuna wa Juno ngo witwa Tonalite ngo yambwiye ko agufite indirimbo azaguha bro nategereje kuzahura na Tonalite ngo tunahurire muri studio navuga ati basi ntaranamamagara mbwira ati Sky Tour ya ndirimbo yawe dere ngiye ako Tonalite icara hariya icara Tonalite dore igenda guhereje icara ariko umusa wagireka kubeshya ubu super manager umufashe ukamubaza imyaka yiwe yakubwira ko super manager afite imyaka 20 wamuhamagaye umubaze ngo super ufite imyaka ingahe reka duhamagare super manager arayikubwira se afite 35 nari bingewe rega sinigeze mubyara nta kibazo mubaze super manager ugira ngo ngiye sinchiti yanjye we super manager wanyeretse video yakoranye indirimbo na ba Bobby Wine kera na ba Chameleone na ba Mr Nice kandi icyo gihe nari umwana ariko uziko ngiye super manager twigeze no gukorana n'akazi ahantu uzamubaze ngiye twakoranye akazi ahantu hari ahantu twakoranye akazi nyine twahuriye mu kazi uzamubaze super urumva super ndangije ndambwira ati grand frère ati buragenda kwemera arambwira ati pete ati mwe muri abana ati mwe muri naguzi yari yanjyanye we twavuye muri dira njyana ni Imana imbabare nyigende muneza Sky Tour kwiheba siko gupfa kwiheba siko gupfa reka nkwakire nako sindi busuhuza abantu Sky Tour ndakwakiriye urakoze cyane Sky Tour ibintu by'umucanga rwose wigira ikibazo amatafari yawe ziraruriba humura umeze uteze meze neza ndashima Imana kino ngofero sha umusore wa Masai ujiri wamubonye sha aho ukina muri Toronto Raptors cyangwa oya ese ubundi basket urayizi ndayizi ngiye mfana ikipe yitwa Lakers nafanaga za Los Angeles LA niyo muri Los Angeles nikundiraga ubundi nafanaga ira kipe ya Celtics yo muri Boston nza kuyivaho mbonye ko Lakers itangiye kuhatwika itavuga ati reka njye kwifanira James njye kwifanira LeBron James ubundi nimerere neza ariko si nuko Lakers ubundi mbere nafanaga nyakwigendera Jordan niwe nakundaga ariko ngewe Jordan nagarapfa utaza kumwica aya Kobe Bryant ahubwo niwe nifaniraga nafanaga Kobe Bryant ubwo robize kurangira ese nigera muri Lakers n'ubundi still yego ariko iyo ngofero ni oya ni ibisanzwe urabizi nge nikundira icyangwe machaka kuba nsa neza machaka gutambuka gitore nk'inkoma amashyi y'igihugu youth inspiration special material Inasi ya Showbiz amazina y'abari menshi nta nubwo ari njye uyiyita n'abantu bayanyita ngewe mfite ngewe nk'ama aka mfite tangira kuri Sky hari Sky Tour hariho Sky Tour ariko Sky Tour ntago ari aka ahubwo Sky Tour n'ubusobanuro bw'izina ryanjye ababyeyi banyise ubu niyo nitwa Sky Tour ariko Sky Tour nese Sky Tour urena abagusenga banza wumve nyine oya nitwa Hahirwa abasenga Timote Sky Tour banza wumve nyine wiseka nitwa Hahirwa abasenga Timote Sky Tour ariko Sky Tour naje gusanga ndavuga yese papa kuki yanyise si ikintu urumva ni igiswahili Sky Tour bishatse kuvuga ngo siyo kitu ndavuga ati ribwo rero nimba nari ikintu ndi umuntu none naje gukora iperereza mbaza vie ndabaza se kuki wanyise Sky Tour arambwira ati kera uvuka mama wawe urumva wo muntu abavuka abakobwa gusa none vie yabyaye umuhungu umwe nyuma yaho kubera ko nyine imbere yanjye hari abakobwa benshi nyine sinabikubwiye ko mu rugo turi abana bameze nk'ikipe ya Rayon Sport hariho n'abasimbura noneho urumva rero vie yabyaraga abakobwa gusa
abakobwa gusa bya danje none abyaye umuhungu nyuma yarangije abwira mere ati mva nkubwize ukuri wa mugore we ubwo urumva iterambere ryari ritaraza ko ngiye navutse 9 iterambere ryari ritaraza arangije baramubwiye ati noneho kuri inshuro nutabyara undi muhungu ngo ngiye ntuzagira ikindi kintu mbwira urumva rero iryo zina mere hari umuntu w'umuturanyi bari baturanye w'umutanzania niwe waje rero ku mama amaze kubyara umuhungu niwe uwo mutanzania wanyise Skitu yavuze ati wa mubyeyi ujye ushima Imana ati yo petisiyo kitu kabisa ati si ikintu ni umuntu ubwo rero maze gukura bitewe urumva iyo umaze kumenya ubusobanuro bw'izina ryawe uramedita bikaza no gutuma unashaka no kugira ubwo rero ngegeze mu wa 6 primaire urumva twari dutangiye kumenya akongereza kari gatangiye twari urubiko ko 2009 nibwo nangiye mu wa 6 secondaire kandi twari mu wa 6 primaire twari twinjiye muri anglophone turi kuva muri francophone ubwo itarinjira muri anglophone rero kwa kwiyaminiya kwa guhura n'abarimu nyine basobanutse ndaza kumubaza n'umwari urebye no kugira ngo nitwe Skitu byaturutse ku mwarimu watwigishaga icyongereza kuko niwe nabajije ubusobanuro bw'izina ryanjye aranje arambwira ati nimba utari ikintu uzitwa ikirere ndavuga se nditwa ikirere gutarambwira ati you have to call Skitu hitamba ikirere cya kabiri nuko nihise nitwa rero ubu nitwa Skitu n'aho ngo byagiye bituruka nyine witwa Skitu wa Bagahe nitwa Skitu wa Bagahe inasi ya showbiz uretse gatoye Skitu ni rimwe reka tuvuge ko Skitu wa Bagahe bifatanyije nkuko nitwarirwa abasenga Timote yego shiraho rimwe ariko bishiraho kabiri Skitu oya ubwo twagiye Skitu wa Bagahe hagahita hakurikiraho inasi ya showbiz special material inkomo mashyi y'igihugu ndi inasi ya showbiz nkaba inkomo mashyi y'igihugu nkaba intare y'igihugu nkaba special material nkaba youth inspiration super manager se ko kabuze super manager se ngewe ni nakurikiranye menye ko oya none se ringe reka nkubwize ukuri tuvugisha ukuri yego super manager ni grand frère sibyo ni mukuru ariko super manager uburyo ataka inspiringa urubyiruko nkuko narwo inspiringa ute reka tuvugisha ukuri ute buretse gatoya nk'ubu ngubu batangije nka campaign ya anti drogue na anti sida biragoranye cyane kugira ngo super manager azajye kuganiriza urubyiruko kugira ngo ajye kurubwira ngo muve muri ibi bintu urwo rubyiruko rutamuzi muri ibyo bintu biragoranye cyane kuba yabya kubwira urubyiruko ngo mureke ibiyobyabwenge wowe utabifiteho nosiyo sibyo nkanjye ngewe nshobora kuba naganiriza urubyiruko nkarubwira ati ejo ubuzima bwahinduka mureke ibiyobyabwenge si byiza gutya na gutya kubera yuko ndamutse ngewe ngiye kuganiriza urubyiruko nshobora kuvuga ati ngewe rubyiruko bana ba mama rubyiruko bagenzi banjye ubaka kanya ejo ubuzima burahinduka ushobora kuba nawe waba undi muntu none se ari urubyiruko rwose urubyiruko rwanze gukura amaboko mu mufuka rwagiye rukagoterwa mu biyobyabwenge bigize amasongi ngiye nshobora kuba nabaganiriza ati gute nk'ubu ngiye nshobora kuba nafata speech nkaba najyana nkaganiriza urubyiruko nkavuga ati rubyiruko kunywa ibiyobyabwenge si byiza bishobora gutuma ubwonko bwawe buhinduka cyangwa se imitekerereze yawe ikagabanuka bitewe n'uko ibi bintu bimeze gutya na gutya atari sawa sibyo kubera ko impamvu nge banyumva first of all baravuga ati Skitu tumuzi imihanda kera ni umuhanzi uri active Skitu ahora yabaye imihanda sibyo Skitu yabaye imihanda nanatangiye na kera by the way none se nimba naragiye kuri street ariko nawe uzongera akantu bavuga ngo from zero to hero none se ibaze nimba 2010 buretse gatoya nimba 2010 narindi imihanda buretse tugendane gake gake 2010 narindi imihanda sibyo nihiringa ngewe ari nge wipapa nk'imama 2010 ngewe uzi ko niguriraga inkweto nigaga mu wa mbere secondaire ahantu bita ku Mugina izina ry'Imana abantu barabizi abantu bose twiganye barabizi twiga ku Mugina nge niga ku Mugina narati none se ibaza ko nge najyaga njya kurema isoko 2010 ku Mugina niga mu wa mbere secondaire nge 2009 niguriye urukwito mu mafaranga umuzungu yari yanyohereje wo muri Compassion ndagenda ndayafata ndagenda nigura urukweto 2009 nijyana mu isoko 2010 nibwo ninjiye mu kazi ko kugira ute kugutangira kugukarata nakaratiraga ku isoko hano muri Kukomanya hano hepfo sibyo ibaze yego Nyabugogo kandi urumva kiragiye 2010 icyo gihe ubuzima nari umupeti
nashoboraga kuba nahura n'abantu banduta bakaba banywesha n'izo drugs sibyo ariko biki gihe ndi umwe mu bantu bashobora kubwira urubyiruko nkabwira ati uramutse uvuye muri ibi bintu ubuzima bwawe bushobora kuba bwahinduka kuko iyo notion ndayifite njye muri imihanda simba njya imihanda se ubu njye nshobora kuba nabwira urubyiruko ati mwirinde sida n'ubundi iracyahari mwige kuba mwakoresha agakingirizo kubera ko njyewe mfiteho story mwiporoteje kuko mfite story ku rubyiruko rwinshi rufite agakoko ka sida sinabaye muri compassion se sinabaye muri compassion se twabayemo turi abana benshi bamwe bafite agakoko ka sida abandi bafite ubundi buzima babayemo ibyo byose ni ubutumwa ushobora kuba watanga ukinspiring urubyiruko icyo nicyo cya mbere ndi kukubwira cyatuma ngewe aka kanya n'iryo zina ryo kuba inspiration of the youth njye ndyemerewe kubera ko hari story mfite naganiriza urubyiruko sibyo uretse gatoya super manager rega kuba yaba inspiration of the youth unone se uworo urubyiruko uri mu myaka 40 buretse gatoya uri mu myaka 40 hafi 50 ukajya kumbwira ngo urubyiruko none se uretse gatoya super manager ayibuze afite ingaye afite 25 5 ariko umusa wagireka kubeshya ubu super manager umufashe ukamubaza imyaka yiwe yakubwira ko super manager afite imyaka 20 wamuhamagaye umubaze ngo super ufite imyaka ingaye reka duhamagare super manager arayikubwira se afite 35 nari bingewe rega sinigeze mubyara nta kibazo mubaze super manager ugira ngo ngiye si inshuti yanjye we super manager wanyeretse video yakoranye indirimbo na ba Bobby Wine kera na ba Chameleone na ba Mr Nice kandi icyo gihe nari umwana ariko uzi ko ngiye super manager twigeze no gukorana n'akazi ahantu uzamubaze ngiye twakoranye akazi ahantu hari ahantu twakoranye akazi nyine twahuriye mu kazi uzamubaze super urumva super ndangije ndambwira ati grand frère ati burangenda kwemera arambwira ati pete ati mwe muri abana ati mwe muri naguzi yari yanjyaniwe twavuye muri dira njyana niwe anjyaniwe i Kanombe muri ya benzi yiwe arambwira ati wori umupeti ati wowe cyane narindi kumusaza nyine twakundi nkunda kuderanja arambwira ati wori umwana ati ngewe nkwereka video zanjye na Bobby Wine na ba Mr na ba Mr Nice zake n'abatari bitwa ba TID ibaza abo bantu ngaho ibaza abo bantu man generation oya generation makoni koshwa wewe ntago ari ukwiyenza none sibaze none se superman ibaze ko super ukoranye kurabona Bobby Wine urambwira iki uzamubaze na ba Baby Cool yagiye kuri stage Bugande uzabaza abantu bazi super manager ibuganda ukuntu yari harahatwitse n'izina ry'Imana nukuri aho urabeshya ngaho uzamubaze wowe uzamutumira umukoresha ikiganiro umubwira ati Skyte yarambwiye ngo wamweretse video ya kera na Baby Cool na ba Bobby Wine super naramutinye bro super nuwa kera urumva we yego nta kibazo we yakinspiringa abantu bari muri generation yiwe bitewe n'urwego amaze kugeraho yego nawe n'umutigisi rego umuntu wese ukora ubasha gukura amaboko mu mufuka kareka kubisongi akata ku buzima aba ari umutigisi ariko bakakanya nkanje nko mu influencer uyoboye biragoranye cyane ku buryo super manager yaba inspiration of the youth imbere yanjye kuko ngewe iyi generation turimo turageramo ngewe ndi umwe mu bantu nzi ko bashobora kuba baganiriza urubyiruko kandi urubyiruko nkaruganiriza rukandastanding ibyo bintu umuntu ashobora guturuka hasi akagera ahandi hantu bidatewe n'uburyo wowe wagira ute none se ubu nkanjye sibyo impamvu ni inspiration of the youth simfite umugore n'abana babiri urabona se nakiri isongi ngewe ubwanjye ntaje kuri kamera mbwira abantu ngo ngewe ntaje kuri kamera ngo mbwira abantu ngo ndi umupapa sibyo nta nuwabimenya umuntu ashobora kuvuga ati iyi ni iniga yigendera sibyo ikindi kintu gituma nitwa special material ubwo ndi kugenda mbigusobanurira impamvu nitwa special material ndi umukozi by the way ariko tutarava kuri super manager buretse turangiza akakana amaze yose uransobanurira mubwira ikintu taruzi yego super manager ni from zero to hero yego none se ngewe se buretse gatoya ngewe se naje hano hari umuntu nsupportinze
hari imyaka maze muri showbiz sinkora imiziki uzagenda kuri channel yanjye urebe indirimbo zanjye maze gusohora wigeze ubona hari ahantu handitse ngo thanks for wenda ngo ubumwe housing hoya ntago bibaho ngo turi simple ni njyewe nyine na company yazaga ari Sky to Abaga Entertainment yego wenda buretse nyine kano kayipi kanje ngiye gusohora muri iyi minsi hari aba diaspora barimo bashobora kuzansapotinga muri special thanks ngavuga ati thanks my brother Vanny Boy, thanks my brother Chris Tonalite nabi yigeze yaba we ibaza ko Tonalite niwe muntu wa mbere wambwiye Tonalite niwe muntu wa mbere nageze kuri Big Town kuri studio bambwira ko ari we ahubwo Irene 2021 njewe ibaze ko 2021 najyaga muri interview nakambwira ngo hari umujama ngo witwa ngo murumuna wa Juno ngo witwa Tonalite ngo yambwiye ko agufite indirimbo azaguha bro nategereje kuzahura na Tonalite ngo tunahurire muri studio navuga ati basi ntaranamamagara mbwira ati Sky to yandirimbo yawe dere ngiye ako Tonalite icara hariya icara Tonalite dore igenda guhereje icara hariya dore igenda guhereje icara uko ibi bintu baba reka tugutere oya muhamagara umubazi wowe fata Tonalite se nguyu wowe mubaze 2020 nje 2021 njewe noneho yigeze kunera story Tonalite yigeze kunera story arambwira ati Sky to ati nigeze guturuka icyangugu ati mvuga ati ngiye kubera Surenga uririmba sinzi indirimbo yari yambwiye ngo bayita ngo ishori siko wari wayise yibagiwe mwana narayibagiwe inzoga zabaye nyinshi garaje hano nta nzoga ngo oya reka da yari ishuri urufite Surenga yitwa ishori icyo gihe narazanye Surenga mvuga ngo makuberi ishori ibicwa una pronounce ngo makuberi nageraga nyine izo slang nyine tu nizo zageze ubona zigenda zidupromoting ariko mubaze Tonalite indirimbo nayigeza Sky tunamubuze rega naje nanga Sky umwana batari bamufata ngo bugwate yarakiri umusore amaze gushaka arabura sinzi ubwo kuntu byagenze menya nzashaka amadobo yakaba ari unyihereza nkavuga hari Sky turataha uyu muhezo nyisize hano mu rugo uravuze ngo nsigaye nirirwa changing ama diapers ahubwo wirirwa handi ugataha iwawe nicyo kigaragara cyo Sky to yego Tonalite ubundi ubona ari umuhanzi ni umuhanzi mwiza ndamukunda nje nkunda nibikorwa bye by the way nubwo nyine Dumba yamutaye mu bihano ariko ntarirarenga Yesu azaza none se ibaza ko Sky bura niwe muntu wa mbere wambwiye ibiboro by'imiziki ngo kora ibisazi ngo ni ibisazi mwana ngo abajene guturirirwana ngo ndabazi ibyo bintu ruguhindamo ni iminsi mike Uruba ntago namuciye kime naramubwiye turabona ufite impano ariko nko muri kiragera ari kumwe na Dumba nabonaga yuko Tonalite kabisa ibintu byo biri buze guhinduka ari stable araza kugenda ariko nyuma yuko atandukanye na Dumba nje naje guhita twarahuye ndamuganiriza ndambwira Tonalite urabona kugira na story uraganira uri umustoryteller mwiza waba no mu influencer mwiza ariko ikintu cya mbere nge nkuziho uri umwanditsi mwiza kuko tujya duhurira muri studio abahanzi bamutumye ngo abandikira indirimbo n'ibiki ndaje ndambwira ati rero Tonalite imiziki yo mu Rwanda iyo udafite management biragoranye cyane kugira ngo uzagoyinge viral biragoranye cyane birasaba kugira ngo wowe uburi muri competition n'abandi bantu kandi abo bantu ugiye gukompeta nabo baba bafite management ibatigitira buretse Imana yonyine yo mwijuru ishobora kuba yaturuka mu kirere kazi kavuga ati mwana wanjye Tonalite reka nkurebere mu gitabo cy'impuwe ariko disi ubu yakikurebeyemo Breza kiguhereza mikrofone kuri Iris Imana yahise igaragara n'umuhanzi mwiza wanagira akazi muri ibi bintu bya social media ariko nanone uri kubona ko ari kugenda bizamo ibintu bimeze neza cyane ahubwo nakomerezaho n'abanyarwanda bakomeze bamukunde ariko ntuzarekera impano yawe kanihera abana ko ntuze nakanihera abana ku bunyi nyina
kanihera abana ubonye nyina ubundi usobanura ngo ubonye nyoko ariko ubu yaba ari wowe ariko kubera ari ubundi burano ubonye nyina kanihereza abana ku mama wabwo ese Donald ntumbeye ubundi skate indirimbo wayimubeshye bigenze gute skate rega naje Kigali mufana byanyuma Hawe kuruje naje nahanga haje nzamuka ni Kigali ubundi sauti nazamukanye ubona kwa ndi Birigate naje hane Kigali aho utaza kuzana bya bintu watubeshye numva nimhora Bruce Melody ngo ijwi ryaragiye ngo ryaririmbaga mbere we ariko ubu biratandukanye tanyiburiza bye biratandukanye ariko uretse ko none se ubu nimba Bruce fata indirimbo ya Bruce Melody yaririmbaga kera akubita fata indero rwamo maze wirebe urebe impamvu mukunda bitandukanye n'ubu none se ubu ngubu ko Beni wamusubirishijemo ndu w'Ikigali ndu w'Ikigali kuri ira karase ndu w'Ikigali kugira ngo umuntu ayishobore ntibibaho iba mwijwi bita nijwi ry'uruvu riba hano hejuru ni bya bintu ujya kwiga umuntu uze muri Massachusetts reba Bruce Melody ubu nimba yaririmbaga fata indero rwamo maze wirebe yakubita urumva ijwi yabagarimo ariko ubu ngubu basega yakubita baby boda mama fire we kunina umaya I wanna drama I'm high what ntujye ubyumva se ijwi riba ryahimaze guhinduka rose ntabwo wibuka Buda Budogo ntumwibuka umujinya bagafite ngo nicyo manyini cyo tara bakakugusiga kwa kayirora ijwi riri cyinshi cyane cyangwa kapiropi muri za ndirimbo ziwe za kera za ntaruhuka nta kuvuka nta gupfa nta kuvuka nta gupfa nta muganga nta kuvuka nta gupfa nta ndwara nta munuko Jeba gafite fo yanjye ntuzanyinishe navutse hanze none se ntabwo uzi ba Daboje bagikubita ba sinema kashuka z'Ikigali zingeza numva na Mombasa koze gijana ba sinema urumva ibyo bintu ni ibintu bitandukanye bre imiziki irakura nkuko abana b'abantu bakuru uko Emirerega yakuzaga shaka nyine imiziki bamuhajiri ntago bazi bakiza muri football ntibari batwishe Pogba ntumwibuka Pogba baheze Pogba kanasigaranye n'akantu Ronaldinho agira gutya gusa agaconga speed Pogba wo muri Mani iyo acenze Chris Brown kandi badakora ibintu bimwe yumva arenze gusa kuko ntago ajya mu kibuga agakora nk'ibyo yakoraga kutavuga ba Balotelli iza muri no mihanda yereka amabwira ari ibintu nabonye binanura abantu harimo abagore harimo inzoga skate kizera afite gatuze none se reka mubwire mu bintu uzashaka muri showbiz ni ibintu bibiri ndako bitatu inzoga urumogi hamwe n'igitsina nibyo ngibyo ugahita wituriza ntumbaze ngo ninde ubikoresha cyangwa ninde ukora ibi nibyo bintu byonyine birimo ibyo byarangije skate kandi byose biri ku rwego rwa nyuma oya utanywa inzoga oya ahubwo ngiye ubumeze neza skate inzoga rwumva utanywa oya ngiye mu B1 gin tazavuga ibyo bintu B1 nta inzoga nagasusuruko oya ka B1 gin impamvu ngiye ariko ninywera hari ukuntu gatuma mbere ejo bundi nari narazanye ikintu nari narabaye cyaza imidigi warabibonye ariko indira fasha ukinywa Primus indira wanganaga nka Bruce neza yaragiye gutya mani ndavuga se ubukuko rwayibiki abantu batangiye kunyita zimidigi ariko yari investment ariko unasubiye mu kitozo ndamutambukije uzi ko ari abantu hano dusigaranye izina ryarangiye basigaranye inda gusa akaba afite indakabari naho mu manager wahozeho kera ndakwiyamye bakomana buhehe komana yumvira kind of shit you are starting a miss gamone bayirode rutarabona hano umuntu inda yatambukije asuzugura inda ntayo naho nikomeze yizire nk'ubu nonanga hano uko ntari narya biragaragara umaze gufata la wacu wajyaga dusetsa ngo agiye kujya mu bukwe ngo arabanza we ngo akanywa amata ugaterezaho amazi kugira ngo atumbe ugatambuka ameze gutya gitore ahita yemera ikaze abwira abana ati mwebwe peti kuki mutatu bitugane all right kuki abahanzi rero bari guhindura amajwi urabona ari ikihe kibazo bose bose basigaye bafite kampani z'amayoga bamamaza ugasanga bose inzoga ziri kuba nyinshi none kibazo cy'abasani bose bakunda inzoga zikonje mwana kabisa inzoga ikonje buriya ngo ni yicijwi niyo mpamvu bose machaka ngo bajye binywera ka B1 gin kugira ngo gatume ijwi rigendere B1 rishobora gutuma nabwo usakuza I don't want no drama I'm high
Bari babona ijwi ishobora kuripanura. Umuhogo Bose yaramaze igihe gutekereza mu bana za hakazi. Umuhogo urangizamo utangiye gufata inzoga ashaka umuhogo urangizamo twibukiranye. Umuhogo urangizamo amakaraza. Uribuka Umuhogo urangizamo amakaraza karangiramo. umuhanzi bavuze ngo wamamaza icyuma. ni njyewe. Ako birumvikana. Ni njyewe. Arya uri intasi cyangwa uri nkoma amashyi ya showbiz? Nje ndi intasi ya showbiz nkaba inkoma amashyi y'igihugu. Oya, erega nje buretse. Oya, nje na Beni, nje na The Ben. Nitwe bantu twamamaza inzoga ziryohera urubyiruko muri iki gihugu. The Ben yamamaza iriya company. Sibyo? Semwe murinde mwebwe mu rutareta. Njyewe namamaza B1 Gin. Inzoga yemewe mu gihugu kuyamamaza ari ikibazo. Oya, none se ahubwo abandi baba babigizeho ikibazo kubera ko bataba babonye. Ni twebwe. Ahubwo vuga ngo revenue, ahubwo mubwira revenue, vuga ngo inzoga FDA yemera na Rwanda inatanga umusoro ya Rwanda revenue. Ubwo se ubwo inzoga ni iki kintu? Nta kintu wakaburira kuyamamaza. Inzoga itanga umusoro. Yego. Uhamamaza icyuma gutura umusitari. Gahibaza. Inspiration of the youth. Ngawuzi kuru. Biwani kurangaye. Biwani kurangaye. Igura ikawa. Sikuri twanira DB. Igura ikawa. Ya DB byose ibiciro birangana ku isoko. Mbwira tugende ku isoko twese. Nudasanga Fimbo Gin buretse. Oya DB yamamaza Fimbo Gin nkamamaza B1 Gin. Kandi byose bigura kimwe ku isoko. Kandi ugiye no kureba ku isoko. Buretse gato ugiye no kureba ku isoko. Si ukuvuga ngo ni ukwamamaza. Ugiye no kureba ku isoko. Inzoga ikunzwe mu rubyiruko cyangwa mu baturage. B1 Gin irayoboye. Erega no kuntu bazibiciro by'inzoga ukabanza ukumva inzoga bakubwira ngo ni 800 kabwo turahita mpfa ariko iyo kubwiye ngo byibuze ni 200 bumva ko nyirayo nawe hari ukuntu yamuhenze mu kuyikora yigo na investment yashize ariko umuntu kwanga inzoga ngo rega natwe twese tonari ugiye korosa sky none se ubusenderi nta senderi nta ese kari njye uri kuvuga ba senderi ntago bazamamaza ba Patikope ntago yari afite izindi company byihoreresha ubufireman agaciro ntabwo Fireman ariko sike tutazazana Fireman n'agaciro ka album ngo Gayeri yamubeshye none se Fireman ntabwo ari muri B1 Gin ntabwo ari guhembwa na B1 Gin Gayeri se ni producer oya buretse gatoya ukuntu byagenze sinzi ni buretse nimba warakurikiranye ukuntu Simukeni yabisobanuye Fireman bari bamwemereye kumukora album Fireman aravuga ati yewe hari ibibazo nifitiye nje munyihera umufungo nje mbanze nikurikirane utuntu twanjye nipoye ikintu cyane ni amafaranga uzajugunye uzi ko bashobora kukwemerera isaha y'ibihumbi nka 20 $20 nkiyo wambaye bakaguhereza nk'igihumbi cyonyine ati mu icyo gihumbi kiri cash mu mikiri cash nigendere buri uzi ko Gayeri yiruhukije abonye umusaza avuga ngo mu mbibiceni burayaravuze iyo aya mafaranga Bruce arateka reka tugwimwe na 500 ako nabwo n'ubwo ko nayo ni menshi uzikuriya album ya Fireman yari tike ya Bruce Melody ibaze kugukorera album wayigomwa ikabatike y'umuntu urumva agahinda asane baba bafite kandi ari umuhanzi umwe ariko nanone Fireman nge numva njewe ku giti cyanjye Fireman nge namushyigikira none se nimba yari afite ikibazo kandi adafite ahandi hantu ari bukuru ubushobozi akaba yakibonera umuntu umuhereza amafaranga agakavaringa ibibazo byiwe yararimo urumva Gayeri mu kimbo cyo kumukorera album yamuguriye album ibyo yasohoye za kera zose aravuga ati reka muhungu wanjye wakublessing reka nyikugurire kwari yaranamublessinze bro yaranamublessinze kandi mu buryo bw'isi nanuga ari itegeko je wanyemerera ikintu kamwe itegeko n'urubanza rukomeye cyane ntuzanibeshye ngo unyemerere ikintu niyo yaba ingofero ni ku rukiko ngese ko nta kujyanyo waranyemereye indirimbo ntuyime wowe narakubuze Sky yarabuze ubu se ubu ntago mpari wamburiye he nawe ikibazo uzagutume mpari none se tujye muri studio turagenda urayita ingoma uhite kuwipfira wabona nanjye agiye kuma amafaranga iby'indirimbo akabireka ariko ja tonalite we yararakaye cyane yego niko Sky urumva yego ibi bintu rero mu bireke by'inzoga
amajwi ari gupfa bro. oya gahunda ni tunyweresi ariko nanone ntabwo bivuze yuko tugomba kureka inzoga. Ubundi tonalite niyo muntu wavuze. Uzaririmbira abazimu. Tonalite ajya avuga ngo rega ngo ushobora no gutaha wenda ufite ibibazo. Ngo ukipfira rega bro bikaba bikemutse byose. Ariko ubundi nibwo buryo bwiza bwo gucika. Hari umuntu ujya muri ucitse ngo nk'ibintu ukabona acitse ahangaha wacikiye hariya. Ko nanone tonalite nanone utazambwira ngo ngiye kubonga bari abantu ngiye njye gushyigikira nka bari abantu birirwa bajya mu nkunda mbahoro kwiyahura. Ntabwo ngiye murira ariko nawe ntukajye ukabya. Mama Dobo yiwaramutse guteye ishoti we wakwiyahura. Gahibaze sha uziko umva ukuntu uri igisazi. Jewe skayitu. Ibaza nk'ibintu byajya gutuma niyahura ngo ngiye guhaga ariko mwana uzi ko bagiye bari kwiyahurira bakaye ngo ngaho ntago ari hari ngo haraye ifungwa ntaho harimo n'ingona. Ubwo reka nkubwize ukuri hari ibintu mani ngiye biriya biboro ntago mbyemera ibintu byo kwiyahura ni bimwe mu bintu njye nanenga nemera yuko kwiyahura ni ikizamini cya nyuma cy'ububwa. Erega pfiramo ikibazo kwiyahura mani ako mani uzi kwiyahura abagenda azingo agiye kujugunya ibibazo bikarangira agendeye mapfiriyemo. Abundi se niyo bamuvana we usanga bafite ibibazo by'amadeni ngo aramurembeje ngo banke akavuga ati yajyaga kuyifata kugira ngo bigende gute. Mama Dobo yanyanze ngo namufatanye n'undi mugabo ngo ngiye kwiyahura ute ariko disi murasetsa mwaka bya akabijugunya bikarangira nawe agendeye. yego ngiye ikibazo cya nyuma tonalite kiri hano kugira ngo musezerere. Yego urubyiruko ruri kuryama rumeze neza sibyo bro bakabyuka basanga umuntu amaraso baraza gutangira ku mu muhanda mu maso bari bugwe mu muhanda urabona bari gupfa bukara sorry bakarani bafite amafaranga bro. Oya urubyiruko rw'iyi minsi rwishyizemo ibintu bya depression no kwitekerezaho cyane mu buryo ubona yuko umuntu nimba yifata ari umuntu akifata ngo agiye ngo kwiyahura bagiye ngo si umuvandimwe ari kwibaza gukora ubutindi buri kukurya depression nta mafaranga ugira ni depression ibaho iyo ni ubusazi ngo tubyita n'uburwayi bwo mu mutwe nawe nusi n'uburwayi bwo mu mutwe depression isi ubivanye he depression irahenda mu bintu nakubwiye ibintu nakubwiye sida ntiwayibona ku buntu depression nawe ntabwo ushobora kujya depression nta mafaranga ugira mabaga ujya gushaka amafaranga mabaga ni icyorezo sida nayo ni icyorezo ariko bisaba kujya guhaha ako mabaga yaza ku buntu sida wowe urayihiga urayicukura sida ni wowe yihiga none se reka nkubaze umusa reka tuvugishe kuri break wazifata uvuga ngo ngiye kujya mu kiderenga sibyo ngiye ku isi ya 9 ngiye kujya gushaka amakuberi ugende ujye guca 1 second ujye gushaka za makuberi ziri aho ngaho zitameze fresh ugende usange ugiye kuyiha igitwe without condom. None se ubwo musa iyo sida niza ubwo urambwira ngo ntago ari wowe urabubye wowe ni wowe ubwawe urabubyiteye warangiza ujya kubona ngo ufite depression ngo kuki nagiye kurongora ngo indaya ngo sida imeze nk'inzoga z'uruganda ntashaka kuvuga usanga hari aho igura 700 ugasanga hari n'ahandi nabwo igura guhera kuri 5 zateriye diva rukumva oya buretse hari ibintu twebwe ubwacu hari sida zihenda reka nkubwize ukuri wari kuvuga sida zabakizo ku kiranguzo hari sida bategera indege duguyaho ubwo mubwira shaka kujya sida sha hari sida bategera indege ukava hanga uginga South Africa ukasanga uyifasheyo wavuye nta sida dufite epfiri bikaba yitwayeyo sida yagufasha indege hari sida zitari za makeye ariko se yo ntago yo ubu yiteye ubu wambwira ngo ariko musa uzi abantu bamaze gukinduka ngewe nzi barwaye sida kandi aribo bagiye babyitera nge ndabazi nge nzi abantu benshi bakindutse yego hindese ngewe se ndayirwara ngewe hari n'abajeneraga batazi ko ariyo bafite ugasanga batagiye gutukura iminwa ngo no kubera ngo rikeri zahi mwagiye kwipimisha ni sida sida murapfuye ngewe se ubu ngemeruka kujya kwipimisha sida ngewe ejo bundi ngewe na mama Doboyi turi hafi kwibaruka umwana wa kabiri bamwita Skyla nibwo meruka kwipimisha sida Skyla ni mwiza cyane
nibwo meruka kujya kwipimisha Ari mwiza kuri kw'Imana. nibwo meruka kujya kwipimisha sida Umwana wari mwiza ukajya Ntushimire. none se woya ngaho urakoze wamfura yego Erega no mukobwa ugomba none ugize imyaka ufite Eh. ari gukura bamwiza ubu ufite ubwoba buragatsindwa. oya Umwana oya urumva kwari kuba umwana mwiza. umwana iyo ari gukura wowe ubwawe niwo muhitiramo inzira kandi urumva umwana uba wabyawe na Skytu hari ubundi burere mba ngomba kumurabona njyewe ntabwo hari ubundi burere njye mba ngomba kumuhereza kuko njye mba ngomba kumwereka kirazira rega impamvu nyinshi hari risike nyinshi abana b'iki gihe bagiye bagira zo kugira ababyeyi batabasha kubaganiriza Barabuganiriza se hari ibintu bazi ababyeyi nta kintu biyizi urumva bataganiriza ariko njye nk'umwana wanjye agomba gukura njyewe umwana wanjye nk'ubu nka Doboyi arimo arakura Doboyi hari umubyeyi arusha imihanda arimo arakura afite amakuru ku muntu afite amakuru y'ababyeyi bamwe na bamwe afite amakuru y'ababyeyi bamwe na bamwe ubu hari ibintu Sky yamurabuye umwana uramuganiriza baydo rega tugeze rata urumva Breze twavuye muri analog twavuye mu buzima bwa analog sibyo ubu tugeze muri digital life niyo tugeze muri digital life ubuzima bw'ababyeyi bacu batubyaye butandukanye twebwe nubwo dufite akakanya njyewe hari ubuzima umwana bakakanya namuganiriza nkanamwereka za kirazira sibyo hari imico umwana wanjye mba ngomba kumbwira ati ibi muco si myiza ibi nibi si byiza ugomba kugendera kuri ibi bintu kugira ngo ubuzima bwawe buzarusheho kumera neza hari n'inzuru namwereka ubu njyewe mbere hari imyumvire ababyeyi batagiraga bagiraga nk'ubu umwana wanjye njye ashobora gukura tuvuge nka Dobe ashobora kugera nko mu wa 5 segonderi cyangwa 4 segonderi nabona domene yiwe atari ishuri yikundira music nkamufata nkaba namujyana ku Nyundo akaba ari hajya kwiga cyakajya kwigira football ariko mbere none se ubu nk'ubu mbere sibyo mbere twumvaga yuko umuntu wagiye kwiga umwuga aba ari idagi sibyo ngo kuba umuntu ngo yiga umwuga ngo yiga mekanike ngo ndi yiga kutire ngo biriya ngo nifo ngo tugiye kwiga ngo za computer science and management ngo abandi ngo twagiye kwiga ngo twagiye kwiga ngo za CSM ngo tugiye kwiga ngo ugasanga ugiye njye nize computer science and management ni izina ry'Imana nize computer ngahibaze mwana ubu subu wowe ngahibaze mwana nk'uyu nguyu we wize nk'aba bantu babarize muri nk'abo barize muri école primaire do wowe hano za Gitega ukaza kumbwira ibyo cyangwa Vivante muri za Catch-up cyangwa kuri ADPR Gasave kubabaza ikintu rero CMD ibiki social media computer science and management njye nize computer science and management mu gifaransa byitwa gestion informatique ngiye kubabaza akabazo koroshye kandi CPU bivuga iki ntabwo CPU bivuga ibintu n'ibibazo bya manifest ibaze nk'ibibazo buri kuza ubu urwego rwawe n'urwo kumbaza icyo kibazo ngwino hano ujya umbaza nk'ikintu cya danje wowe umbaza aze anambaze wenda nka atome umbaze ibintu nyine bigaragara none se ntabwo nize chemistry ako yuguyu ngaho ndemera urwego rwe ndarubonye urwego rwe ndarubonye rwose Breze uko ushobora kunera umujinya n'avano nkahita ngenda nkamurogesha kunuka indagara akabuye mu rukweto akagenda akura mu rukweto buri kanya ukaba uri nk'ahantu hadanje ibaze nk'ibintu bazi uhamagara intita kugira ngo tubaze ibintu by'ubuhinzi n'ubworozi by'iterambere byo kuzamuka ibintu by'ikirere imihindagurikire y'ikirere bazi ibintu bikomeye cyokoze nimba ushaka ko nyikubwira ndakikubwira ngiye kukigukopeza kugira ukimenye ntabwo ngewe ndajya kukikubwira kugira ngo bende nyikubwira Central Process Unit simbikubwiye se cyo kibazo uri kumva cyo kibazo ujye uhamagara abanza
n'ubwa mbere ntukajye kuri kamera giye urasugura ibaze nyine ngo USB yajya akabibaza yakase hamagara baya nyine umva ikibazo ari kubaza ibyo bibazo kigenda uhamagare baya kari bubibaza nabanzu naye akashobora kuba yagisubiza naye akibyo yabisubiza yitwa ndira mujene wabo mu pastor ni wenye Pastor Manase oya Manase ni mubi cyane nundi harundi wundi yitwa Manase wa show skills man yitwa nde Manase no wadani yitwa Manashere oya harundi mu apotere Noheli apotere Noheli cyokoze ibyo bibazo n'ibyo ujye ugomba skate uri gusearching ntacyo none se ushaka iki dikora abana ibyo subwa ibyo bintu ni CPU nize computer science and management CPU bivuga izina ry'amari kibazo hari ikibazo buri ni ibibazo ko kuje kumbaza hari umwana mwarimu yigeze aza no mubyara wanjye namo n'umwarimu nyine kubera ko Petero ubundi we yarazi no kubyaza ihene bamugera mu bintu byabo ngo bya materinere Bruno batajya kwigisha ibintu byo mu domestic mwe n'imozi ngo n'inyamaswa z'inyagasozi gutyo none uyu ngo umupretero batajya kwigisha ngo ihene ngo inka kandi ku myaka yiwe agira inkwavu agira n'ihene atayitangira ngo ibintu ngo nagasubira kwiga kwigisha ibintu urafata umwana uzi kubyaza ihene ukajya kumwigisha ngo ihene ngo iba mu rugo umupretero yarabirebye ahita ataha ngo bari kwigisha ibintu aravuga ati urwego rwanjye muri kurutesha agaciro kandi mufashe CPU na USB mu bishyira hasi oya uzajye tubaza ibindi bibazo gusa ubwo ibyo niba oya kabandi kabazo nanjye uraza ubwo subwa ikibazo cye nyine bazi ikintu byibuze kigoranye mu gutekereza all right ngiye kubaza kandi kabazo koroshye yego gafatitse sibyo mwizi imibare nge ntago nayizi imibare si buri gisubizo imibare reka mubwire mu bintu bidashobora kubaho habaho kwikunda kwa mwarimu imibare ntago igira igisubizo ubu agiye kuza tubaze ngo value ya x egisi nta girlfriend ngira bambaza aho gaciro ka egisi nose egisi agaciro nakaye nta na girlfriend nigeze egisi wo kumaza iki aje mu mibare oya bura abantu nteye umushinga hari case maze iminsi ya Gabiro Gita yari umuntu miliyoni yego ndavugani ariko tonali ariko urubanza yararutsinze urubanza Gabiro yararutsinze simeruka yararutsinze sinabonye abipostinze Gabiro yarabipostinze tonali urabiza bipostinze yego buriya mu bantu uzakira nabo muri ibi bintu n'inyarwanda yarabyanze ntuzigere ukina n'umuntu muri iyi showbiz ushobora kuba yimazemo imyaka 10 agisavayivinga ubona gihari iyi showbiz niryo shuri rya nyuma muri ino si ya Rurema iyi showbiz cyane cyane ariko nubundi oya entertainment ku isi yose niryo shuri rya mbere none ibintu abantu bibeshya iyi showbiz niyo showbiz bamwe abantu babahanga dufite abanyamategeko babyihoreye bakaza hano muri showbiz rukumva dufite n'abapasteri baretse kubwiriza dufite abapastori baretse kubwiriza ni umunyamategeko nabereka n'abapolisi n'abanyamategeko dufite nesu pasiteri Claude bretse pasiteri Claude ko yari umupasiteri ubakabasiga akora nawe yongwe se si wazibu ari kuvuga ngo the vibe ngo barazibu yongwe ngo mu bintu atinya bwa mbere ngo atinya Skype ni mu bintu cyamubana ati aninyirikize oya kubera ikintu amutinya ni ikintu ngo Skype ngo yarameneye ngo bahita bamfunga oya nta mutima mubi ni kwa kundi nyine ushobora kugwisha akantu ku ntego ariko ntabirenze rega yongwe ni inshuti yanjye ngewe by the way yongwe se ari umuntu umwanga yongwe ni ishumi yanjye ariko bose nyine niko nta Bibiliya mperuka kubabona iyi showbiz rero niyo mpamvu nyine bikomeye cyane haba harimo abantu uswari video yasohotse ya Claude ari mu mazi ahantu avuga tabanyanga abajugunya mu mazi ibuye akarijugunya tonalite skate you nibwo buryo bw'nyine nk'umupasitori none se umuraperi we ntabatamo mu byasohoye indirimbo urabarabura nawe yarabaraburaga mu buryo bwa gipasiteri hari ukuntu umuraperi arapa akavuga ati abanzi mbashyize muri trash muri Revolve ariko ikibazo cyo muri Revolve ntago nakinjiramo cyane kubera yuko ubuyobozi bwaragikemuye kandi banagiye mu mategeko kuko urukiko nirwo rwabyinjiyemo Gabiro nabonye postinga n'igitangazamakuru bita inyarwanda.com kirabyandika yuko Gabiro yatsinze wari waramujyanye mu nkiko bapfa yuko yaba yaramuriye miliyoni 10 baraburana Gabiro aramutsinda ni nayo nama nagiye n'abantu bafite wenda amakampani ngo y'imiziki
kujya kurega nk'umuhanzi cyangwa iki urukumva uba wikozeho bikomeye cyane kuko hari ibintu byinshi ubutarujuje wowe uzi ahubwo kubera wenda ibyo atujuje byari byahise bigaragara iyo mugiye mu rukiko usanga ari utarujuje ibintu byinshi uzi muri kontara ibintu birimo uzi icyo cyitwa gutunga umuntu byonyine bya bihagije imyenda yabikubajije wewe wabaye imyenda kumukodeshereza kumenya imirire ye kumenya ibiki byose ibyo rero usanga ibyo bintu usanga urukumva usanga cyaze genge irahari turabica reka turebe kuri YouTube muri cyaze genge zirimo reka turebe muri cyaze genge igihe baherukira gusohora indirimbo none se hari umuhanzi utakibamo hari umuhanzi udaherutse gusohora indumba y'inkize indumba yi na umumanager wapfa gutsinda umuhanzi ngo wamujyanye mu nkiko biragoye cyane usanga mutujuje management z'iyi minsi hari ibyo zituzuza none se ubu nk'ubu tugiye kwibaza nk'ikintu Maroni yapfuye na Payasi aka kanya cyari cyaje hanze nk'ubu nituzi ibya Green Ferry na Babushaka kandi ni ibintu ubona yuko byaje ari consequence nyinshi abasani bakunda kugira babaje muri ibi bintu bya management usanga biza ugasanga biri kubangamira abahanzi nk'ubu tugiye kuvuga abahanzi rebo zagiye zisenyuka ni nyinshi nakayabo reba nka Active ntiyabaga muri Incredible tuzi irengero ryayo ntabwo yavuye muri Incredible ikajya muri New Level kwa Jean Marie iyi demeni se yoye demeni man bagiye demeni no ibaze bavuye muri Incredible bajya muri New Level bava muri New Level bajya muri Dondada Entertainment izo zose ni amarembo kandi yari ya Jean Marie boss niwe wayibagamo Jean Marie boss Maison Noire niwe wari uyoboye urebye izo repo zose none se nkubaka kanya nkubeje muri nabonye muri press conference ya Davis D ku gitaramo yitegura gukora mbona batumeye Dani nanone ndavuga yes Active kucyo batayitume nuko wenda itari muri move kandi nawe yarahoze muri Incredible nka boss bagenzi Bernard niwe uri ufite Davis ndakakanya ese kuki boss atagaruye na Active bayigarure kandi ndakubwira muri iyi show ya Davis iyo baramuka bavuze ngo Active izaza bro hari uburyo bavuga bati ndahamya yuko uzansaza kubera kwibyo nkorera igitaramo gishobora kuba cyari kuza kwiyongeramo abandi bantu batandukanye bakumbuye riratsinda rya Active bakumbuye bwa budense bwabo bakumbuye uburyo bikaragaga urumva ibyo bintu by'amarebo ntiwamenya ukuntu hari igihe umuhanzi atandukana na rebo bakavamo bafite agatotsi katameze neza cyane yego ni nyinshi kabisa ku buryo rwose none se nk'ubu Dani nanone sakimeranye neza na bagenzi Bernard kuki Active yo itabonetse ubusanga hari utuntu tubamo mu marebo usanga yaba management hari ibyitakuye nkubwire amarebo yose tangirana ingufu wambwira kiri hehe amarebo yose tangirana ingufu mu gutangira atangirana ingufu aruha nyuma ba Majide Black na ba Mico the best na ni boys abantu wamenya yaragiye abo bantu bose wamenye ko boss Richard yaguze imodoka bita Tesla no muhanzi sare ku managing Richard ngo kubera ukuntu umuhanzi yamubabaje ubura ngo yumva umuhanzi agahita yihuta akaberereka akavuga ati wambwira Mutesa wari he boss nyiri touch record afite freak ni ufite Afrique none se ntago ntiduheruka Manike nawe ngo ari James uri kumumanaje yatandukanye na Rio Park ahita jana ahubwo mu manager wa Nuzi ni Faizo na Nesbit baragize ngo baragiriraga ngo Rio Park baraba mandatory muri business niko ubwo barabashumba none se bakakanya Afrique ko tutarabona breaking news ivuga yuko ari muri touch record ya touch record isi ubwo Mutesa ni iki Mutesa ni investor ni mu investor muri no mu sponsor ariko management bitandukanye oya aba sponsor bagomba kwitandukanya na management bigutandukanye manager we ne oya yakubwiye ngo ngira management ngo ko nkora bora aba sponsor nyine kwitandukanya na management bora byaba byiza no kujya ngo ipanga akazi ukaza we ntuvuge ngo ndi manager w'umuhanzi ukavuga uti wenda namu promotinga cyangwa se nkaba namu sponsoringa kuri iki gihangano runaka ariko iyo uzoza umusinye nadatinge Bradman
Naracenga brother. Buri gitaramo B1 Gin ikazasponsoringa ariko atari buri muntu abaza ikibazo buri mugenzi we mubaza ikibazo Skype mumbanzirizemo kupipe cyangwa Tonali uzarongora ryari ndongora nde nyine uzashaka umugore nyine ryari wubaka umuryango kereka kuwusana nta gahunda mfite nta nubwo nzi igihe bizabera gusa urabiteganya none hambonye umuntu nahita mburukora erega buri umukobwa uzi ko ikintu gisigaye cyoroshye asigaye nyine mpamvu bikubwira asigaye horoshye kubona umwana kurusha kubona umugore ushakira mu diaspora kazi hano kuri Iris TV Breze se buraho Breze abayeho ntukajya ufata umuntu ushanga umusonge shaho umuntu abayifitiye shaho igisebe shaho ntukajya utoneka umuntu wa muhungu yita gufata urushinge ukarukoza mu gisebe mubaze nawe mbo Skype yego uramutse upfuye ukabona uburyo bwo kuzuka wabyemera cyane yego ikibazo ninde wabonye wifuza ariko hari umuntu wifuza gupfa urashaka bari abana mfe ngewe abana ntabarize ngo utarebye ku mukazana ntashingiye utarebye ku mukazana dobo ntamwambariyeho ikote vuga ngo nanjye nagiye gukwa fusha shabyihorera ibyo bintu Imana ibi bintu Demba nebareje urubazo rusanzwe rwo tarimo ikibazo nta bibazo njya mbaza nta kira kibazo mbajije mbazi ko nta kibazo kikirimo ariko kuko no sindabaza umuntu ushaka iki umuntu ni ikibazo nawe ubwe Skype ni ikibazo nawe gutyo mureba ariko numvise Skype wenda tunasoza ngira ngo byinshi twe twapanze byo kuganira tuzabiganira next tuzaba tubiganira ariko uyu musore tambeshye kandi yego uyu musore bita Tonali muziranye igihe kingana Tonali tumaranye igihe cy'imyaka shanda cyeka ari yose ningaye ni yose ko Tonali muzi ngi Kigali mamaze imyaka 3 i Kigali Tonali tege muzi urumva akomane cyakoze amana Bakti nawe Bakti nzamushaka ubundi Bakti Bakti wajimwe niwe muntu wa Firenze urumva Tonali niwe muntu nzimani wansanze kuri Big Town aje kugigira Bakti akeneye akayinterview kabisa mwarabyimbye wagira ngo isi ni yanyu mwarabyimbye nuko tutari tuziranye mwanyuragaho nkagira ngo nurundi rwango nabona muri gendeye yerekana nakumenye kandi mwaciye mu 500 nicaye ku mabuye arabajama ubundi Tonali ari umunyamakuru ku ishuri ahantu bita mu ndangaburezi yego yigana n'ishumi zanjye nyine niho hantu muzi kabisa harabaniga banje twiganaga kuri apase bigeze kumbwira ngo nzatsindwa ikizamini cya leta kubera ko ntakundaga kuboneka mu ishuri nimbasetse ariko nyine bakundaga kuncira urubanza bya danje nyine noneho ngiye naje gufata umwanzuro nko mu gihembwe cya kangahe njya muri interna ndagenda ndacika bya danje ikintu cyambabaje nk'ukuntu bambeshye ngo bagiye kwiga hanze y'igihugu ngiye kumva numva ngo bari mu ndangaburezi nibo bagiye gusibirira ariko bro mu ndangaburezi ni diaspora musirikare uzi mu ndangaburezi birabije bivugishwa ngo mu kigo ngo hari umuntu ari ibintu abantu bivugishwa ngo mu kigo ngo hari umuntu ngo wakabye ngo wafashe ngo umusitari mu kigo cyose mu ndangaburezi ugize imana gakaba ibitanda bibiri uburenze nta muntu utari umusani bose nabasani none ugira ni waba umujene wa mbere mwe nigeze nkubwira wibyindo barazijyana hanze bamuha amacyara zigarura ngo ntibibaho ngo indobo ngo zingana gutya ngo bibiri arongera arazizana ngo mwoge bahungu banje ngo ni mwoge ni mukarabe bahungu banje ariko abantu by the bagende bakore subscribe kuri The Fly TV bagende bakore subscribe wabamaje uratwishyura niho urimo urakorera ubu ngubu niho ndi anyway okay yari wabagahe ubwo ni nicotsemo avula antenne nicotsemo ahubwo twari tuje kuvuga kuki
nanjye ubu ndacyabyibaza birangiye twitereye story ariko by the way anyway ejo ndanishimye kubera ko hari abantu benshi kuva na kera abantu bagiye bansaba kuzakorana ikiganiro na Tonality Irene yifuza kuduhuza tugikoze tuzakurikira ubundi agomba kuzaba umuriro kereka duhagaze tukagikora duhagaze reka mba filime muhagaze kereka duhagaze reka tubitegura ibyo bintu oya ntabwo tubitegura tunategura ka content hari ibintu ujya kubaganiriza bya Elementi yagwatiriye album ya Bruce Melody ibyo tuzabiganira muhagarare hariya babatunge kamera urakoze cyane urakoze cyane reka iperereza tube turikora inasi ya showbiz special material nanjye kukwita ngo umukada